kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka mupasiteri uri mayibobo uzagahanura ngo Imana ngo uramutumye ngo abantu bazakenyuka ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye Vava ari we gikenya kizakenyuka umwana wavutse ejo bundi 2000 na kangahe ngiye Vava ninjye ugiye gukenyuka kumurusha niwe gikenya ahubwo imbwa z'abapasitoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri ntizikandorekeho. Dore imbogo yapfuye kubera kwishyira hejuru yanze kumvira ubuhanuzi Imana yamutumyeho. Dore imbogo yahanuriwe n'imbaraga z'umucyo Imana yanyujije ubuhanuzi bwayo mu mupasiteri uriya nyine yatutse. Dore imbogo aho yakwicishije bugufi nuko ngo ni Imana yagutumye. Imana yagutumye ngo uzovuge ko impamvu dore imbogo yapfuye ari ukwera kwishyira hejuru. N'abandi bose bazishyira hejuru ahubwo izakubita hasi. Namenye ko afite umwana nimba ari umwe nimba ari babiri. Ariko ntiyabyemeraga. Ibyo nabyo no kwishyira hejuru nyuma yuko musengeye Imana ikancecekesha ikanyereka. Ndashaka kumbwira story ngo byagenze biti. Waravuze utere ku musengeye Imana itwaticeceka aho ngaho. Kubera kumusengera ako kanya rwese ugira yereko. Yereko ryari rimeze riterera. Yereko nagiye kubona mbona amasaka. Ijwi riransubiza rirambwira impamvu nkuzaniye uriya murimo w'amasaka nkakuzanira ririya yerekwa ry'umusaruzi ni ngewe Uwiteka Imana iri kuzaniye wahoze usengera Vava ari we dore imbogo. Imana yavuze ngo wahoze usengera dore imbogo Vava kuko ariko Imana izi amazina y'abantu yose. Imana buriya ayo baduhimbira yazi ayo twiswe n'ababyeyi irayazi ayo twiyita Imana ibizi byacu byose. Noneho giye kumva numva ijwi rirambwiye impamvu nkuzaniye ririya yerekwa. Uri murasenga uri gusenga uri kumentioninga abarwayi wamentioninga ku Mana utabare dore imbogo. Njye nsengera abarwayi nyine wavuze ngo dore imbogo navuze Vava n'Imana iri kuvuga ati iri kuvuga ivuga dore ivuga Vava. Okay dukomeze. Numva ijwi rirambwiye ngo wahoze usengera umuntu witwa Vava. Vava rero nakiri mu mubiri Vava namusaruye ndavuga ese Mana kubera icyo wamusaruye. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo ni mu gihe cyanjye cyo gusarura biyejeje nkabacyura batarangirika kandi ni mu gihe cyanjye cyo gusarura bishyize hejuru kugira ngo ncishe bugufi ubwibone bwabo. Hanyuma ndavuga ese Mana Vava ko yaje yiririmbira dore imbogo agakundwa akajya hiti nabyo no kwishyira hejuru watambwaho igitambo kajana Imana itaretse ko umwuka wawe ugenda ntago bijya bikunda. Aka kanya uri kuba ko dore imbogo yitabye Imana cyangwa se dore imbogo yapfuye kuko yasuzuguye Imana ubazajya mu ijuru cyangwa uzajya kuzimu. Buriya rero ijuru yaranatukanye ngira ngo yaranatukanye ko aratukanye n'icyo kwita abantu umukozi w'Imana ngo imbwa ngo mayibobo ngo hariho numvisha avuga ngo abana ngo bavukiye iwabo ngo bari ibisi cyamete. Ibisi cyamete naratangaye igihe menye ko afite n'abana kandi adafite umugabo. Bivuze ngo abantu bose babyariye iwabo yaranabatutse. Yashatse kwigira umuntu kaze urenze mbese umukobwa wiyubashye igihe narinzi ko ari n'isugi. Yagaragaje ko hari ahantu yageze runaka harenze hari akozwe mu byuma yakoresheje amagambo umuntu reka nanjye mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe n'umugisha yo kwakira umukozi w'Imana tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tubahe ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Chantal ariko abantu banzi cyane ku izina Zawadi niryo abantu bazi cyane. Ndi umugore ushima Imana ndi umukozi w'Imana mu mirimo y'Imana ndi umuririmbyi muri korali nkaba n'umunyamasengesho nkunda gusenga.
nahamagariwe gukorera Imana mu buryo butandukanye. Ndi umunyempano mu kwerekwa n'Imana ibishatse ndahanura. uri umunyempano mu kwerekwa n'Imana bishaka kuganura kandi rimwe na rimwe urerekwa ubundi ukanahanura ukanara abantu ukabwira umuntu bigiye kukubaho, sibyo? Yego. Uyu munsi impamvu naguhamagaye wowe twaravuganye umbwira ko nyuma y'urupfu rwa Dorimbogo hari ibyo Imana yakweretse. Yego. Dorimbogo nyuma y'urupfu rwe, Dorimbogo ni umukobwa nakundaga, naramukundaga cyane nkimumenya akiza i Kigali. Yego. Akiririmba iriya ndirimbo ye ya Dorimbogo, naramukunze cyane nkajya mukurikira uko yagiye anyura ku bitangazamakuru bitandukanye, nkamukurikira kubera ko namukundaga. Noneho rero nyuma nza kubona inkuru imuvugaho ko arwaye, nayo ndayireba, mbona abayivuguruza ko atarwaye, nabyo ndabireba, ndamusengera, naramusengeye, nari nzi ko arwaye, ndamusengera. Hanyuma nyuma gato nza kubona indi nkuru ivuga ko yapfuye. Yego. Ariko sinayikurikirana, ngira ngo nyine kubera ko arwaye, ngira ngo ni ugutwika nyine kugira ngo wenda abantu bamukurikire cyane cyangwa bamufashe barebe nyine ibyo bitangazamakuru byavuze ko yapfuye. Noneho musengera ntarareba ikiganiro nyamukuru ngo menye neza ko yapfuye, ndamusengera mwirukanaho uwo mwuka w'urupfu, cyane ko nari namaze kumenya ko yanabihanuriwe. Yego. Nukuvuga ngo tutagiye kure, hari akavido n'umunsi nabonye kiriho gatrendinga, ndaza kugashyiramo kugira ngo twihute, reka nze nkarebe, ndaza kugashyiramo akavido, ndashaka ko ugira ikintu ukavugaho akangaka, banza ukarebe nakereka abantu gutya. Ni umuvugabutumwa ngo wahanuriye Dorimbogo ko agiye gupfa. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. N'ubundi nari naragacishijemo amaso, narakirebye icyo kiganiro, ariko nakirebye nyuma y'uko iyerekwa ry'uburyo yapfuye rinsanze. Iyerekwa ry'uburyo yapfuye rigusanze. Ndagenda nkubaza ibibazo ariko wenda uraza kunsobanura nyuma muri detail. Ese wowe ubundi ubona kugira ngo impamvu Dorimbogo yapfuye ni iyihe? Dorimbogo yapfuye kubera kwishyira hejuru, yanze kumvira ubuhanuzi Imana yamutumyeho, kuko buriya iyo Imana inyujije amagambo runaka cyangwa ikintu runaka mu bakozi bayo, bakanabikubwira, ibigukunda ibigira ngo uce bugufi icyo kintu gisengere, cyangwa nimba hari ibyo wari urimo by'umwijima, kuko umuntu aba yiyizi, ibigira ngo ibyo bintu urimo abantu batazi wowe uzi, ugarukiraho kugira ngo Imana ikugirire neza, we gukenyuka nk'uko yabivuze ko adashaka gukenyuka. Kubera ko iyi si turimo ikoreramo imbaraga zitandukanye z'umwijima, kandi izo mbaraga ziba zihanganye n'imbaraga z'ijuru. Imbaraga z'umwijima ziba zigira ngo zivuguruze iz'ijuru. Rero ni ukuvuga ngo Dorimbogo yahanuriwe n'imbaraga z'umucyo, Imana yanyujije ubuhanuzi bwayo mu mupasiteri uriya nyine yatutse, ntago muzi. Hanyuma Dorimbogo aho yakwicishije bugufi, urumva ko yaratukanye, ntago ari byiza. Urumva niyo umuntu yaba akubwiye ibintu bitari byiza, noneho uri umusitari kuriya. None no kwanga Imana yafashe, Imana niyo yishe Dorimbogo. Oya, ntago Imana yica abantu. Wowe umaje kuvuga ko nyine Dorimbogo yazize kwishyira hejuru, sibyo? Yego. Nyuma Dorimbogo yarishyize hejuru, urumva
aka kanya tukaba dusanzwe tuba dufite abantu baza baduhanura ibintu bitandukanye ukabona icyizere tubafite ni gike cyane. Wowe ku giti cyawe umuntu yaza akaguhanurira ibintu hano kuri YouTube hadutse abantu benshi, umuntu akoze ikiganiro ngo dore imbogo ngo afite ngo ariho umwuka wo gukenyuka. Yego. Ubu ngubu wowe bakuvuzeho ibyo bintu kandi uzi ko umuntu ashobora kuba ari gutwika, yari kubyizerera he ku buryo bavuga ngo yazize kwishyira hejuru? Ibyo byo kumvira ibintu byose mu gatwiko rero nibyo bizakora ku bantu benshi. Kuko nanone nawe naho yari kwigwera yizera, ariko nta nubwo yari gutukana. Yashoboraga kutabyizera ariko nanabitukaniremo. upfana ikintu uriya mupasiteri nta na kimwe, nta nubwo mubona kuri YouTube, nta nubwo turahura na rimwe. Ntabwo turahura. nuko ngo ari kuje kumuvugira. Ntabwo nje kuvugira umupasiteri, ngewe nje kuvuga imbaraga z'Imana n'uburyo Imana itajya inegurizwa izuru. Ntabwo Imana inegurizwa izuru, kubera ko ntabwo nivuze cyane, ariko si ubwa mbere kuri YouTube hagiye guca ikiganiro cyanjye. Ndi umukobwa wa Yesu, nanjye yampamagaye ankuye mu mbaraga z'umwijima. Yego, nawe wari uri mu mbaraga z'umwijima? Yego. Ngiye ndi umugore wakoze ibintu bibi bitari byiza habe namba, kandi nkabikora nzi ko ari byiza. Rero ni ukuvuga ngo kuba ndi kuvuga ku rupfu rwa Dorimbogo ntabwo ari uko mwishima hejuru hatagira unyumva nabi, nta nubwo nje kumutwikiraho, kuko kuri YouTube hasanzweho ibiganiro byanjye. Ntabwo nje gutwika, ntabwo ndi mushya kuri YouTube. Nkiri naho ngaho nshuhuje abantu bankurikira, ntabwo mfite channel, nta nubwo numva nifuza kuyigira. Kubera yuko biriya ari ikintu umuntu aba adakunda. Ushobora kuba yiboneka ku itangazamakuru cyane, abantu bakeka ko ushaka kumenyekana, wamara kumenyekana ukagira ibyo wikorera. Njye ntabwo ari gutyo, ahubwo Imana imbwiye ngo genda uvuge iki ndagenda. Nuko ngo ni Imana yagutumye. Yego. Imana yagutumye ngo uzovuge ko impamvu Dorimbogo yapfuye ari ukubera kwishyira hejuru. N'abandi bose bazishyira hejuru ahubwo izakubita hasi. Biraza gufasha iki abantu bari kino kiganiro? Ikintu biza gufasha abantu, abantu baramenya ko Imana iyivuze inakora. Noneho barekere kurira Dorimbogo abantu. Naba ngiye guca abantu intege. Buriya umuntu ashobora kurira nta n'umuntu ari kuririra, nawe ubwo ari kwiririra. Ntago ngiye abantu ngo bareke kumuririra cyane, ko Dorimbogo namenye ko afite umwana, nimba ari umwe nimba ari babiri. Ariko ntiyabyemeraga. Ibyo nabyo ni ukwishyira hejuru. Nakurikiranye nyuma y'uko musengeye Imana ikancecekesha, ikanyereka. Ndashaka kumbwira story ngo byagenze bite? Waravuze utereka umusengeye Imana ituaticeceka aho ngaho? Ntabwo Imana ivuga ngo ceceka aho ngaho. Byagenze bite? Ngiye nasengeye Dorimbogo mwirukanaho umwuka w'urupfu. Yego. Nawe wamaze kubibona ko agiye gupfa? Oya, nari numvishe ko ari umuhanuriye ko umwuka w'urupfu muriho. Ngiye ntabwo nari nabibonye, ahubwo nari numvishe buriya buhanuzi yahanuriwe. Noneho mbona n'inkuru iri gucicikana ko Dorimbogo yapfuye, ngira ngo ni ugutwika. Noneho ngiye mu gusenga, ndi gusenga bisanzwe nk'uko nsanzwe nsenga mu rugo nijoro ku manywa. Ndangije nawe ndamusengera mu barwayi, ko nsengera abarwayi n'abo nzi n'abo ntazi. Noneho nawe ndamusengera. Wavuze izina rye kumusengera? Naramusengeye Vava, kubera ko namukundaga. Kumva ngiye naramukundaga, naramusengeye. Maze kumusengera ndaryama bisanzwe. Noneho ngira iyerekwa. Iyerekwa nagize iyerekwa ridasanzwe. Noneho nkurikirana iryo yerekwa. Kubera kumusengera ako kanya rwose ugira iyerekwa. Yego. Iyerekwa ryari rimeze riterera? Iyerekwa nagize nagiye kubona mbona amasaka harimo yeze, harimo nanda kibumbye. Ariko ku bantu bazi iby'ubuhinzi, amasaka iyo amenshi yamaze kwibumbura, yaramaze kugaragaza ko ari amasaka. Ayasigaye yibumbye akenshi ntabwo abazera, abazaguma gutyo kugeza ndi bayatemye, yo akaguma gutyo. Noneho nkurikirana iryo yerekwa ry'uwo murima w'amasaka, mbona hajemo umusaruzi aratema
mbona atemye ahereye ku murongo hakagira iryo ageraho nkabona ararinyeganyije ariko nararama narireba ko amasaka bari maremare aba yarazamutse ari maremare nararama narireba nkabona tujye muri iryo yerekwa wari urihe narindi wari uri muri ayo masaka hagati anje narebaga umurima nkurebe warebaga umurima ntabwo nari mu masaka ku bantu basobanukiwe ibyiyerekwa mu buryo bw'umwuka bari bubyumve cyane abanyamubiri bo bashobora kutabisobanukirwa ariko abanyamwuka bari bubyumve cyane none ni ukuvuga ngo umusaruzi atema ayo masaka none nkabona nariya akibumbye arayatemye noneho mbaza kubera ko iyo uri umunyempano iyo uri mwiyerekwa urabimenya urabaza iyo ubajije rero iyo uvuze kubera iki umusaruzi ari gutema amasaka yeze agatema nateze ijwi riransubiza rirambwira impamvu nkuzaniye uriya murimo w'amasaka nkakuzanira ririya yerekwa ry'umusaruzi ni njyewe Uwiteka Imana iri kuzaniye wahoze usengera Vava ari we Dorimbogo Imana yavuze ngo wahoze usengera Dorimbogo Vava kuko ariko Imana izi amazina y'abantu yose Imana buriya ayo baduhimbira yazi ayo twiswe n'ababyeyi irayazi ayo twiyita Imana ibizi byacu byose noneho giye kumva numva ijwi rirambwiye impamvu nkuzaniye ririya yerekwa uretse gato uri murasenga uri gusenga uri kumentioninga abarwayi wamentioninga ku Mana utabare Dorimbogo njye nsengera abarwayi nyine wavuze ngo Dorimbogo navuze Vava n'Imana iri kuvuga ati iri kuvuga ivuga Vava okay dukomeze rero ni ukuvuga ngo ubwo hanyuma mbaza kubera icyo umusaruzi ari gusarura amasaka agasarura nateze biriya bisobanuye iki numva ijwi rirambwiye ngo wahoze usengera umuntu witwa Vava rero nakiri mu mubiri Vava namusaruye ndavuga ese Mana kubera icyo wamusaruye numva agahinda ikinaga numva kiramfashe ndavuga kuko iyo Imana ivuze gusarura mu buryo bw'umwuka uwo muntu nyine ntabwo aba akiri ku isi ndangije ndavuga kubera iki se Mana kubera icyo wamusaruye ndangije numva ijwi rirambwiye ngo ni mu gihe cyanjye cyo gusarura biyejeje nkabacyura batarangirika kandi ni mu gihe cyanjye cyo gusarura bishyize hejuru kugira ngo ncishe bugufi ubwibone bwabo hanyuma ndavuga ese Mana Vava yishyize hejuru ese Vava ko yaje yiririmbira Dorimbogo agakundwa akajya hiti nabyo ni ukwishyira hejuru ndangije mba ndakangutse maze gukanguka mpita ngenda uko ndi kumutekerezaho mpita njya kuri YouTube nkunda kuba ndi kuri YouTube ndakwirebera ibiganiro byo kuri YouTube iby'abastari iby'abakozi b'Imana bitewe n'icyo ndebye nkumva nshaka kukireba nkunda kwirebera ibiganiro rero ako kanya ahubwo nahise nkurikirana inkuru nyinshi ziri kuvuga kuri Dorimbogo nahise nkurikirana cyane inkuru nyinshi ziri kuvugwa kuri Dorimbogo kugira ngo ndebe neza koko ko Dorimbogo yapfuye kuko iyo nsanga akiri muzima nari kuvuga navangiwe kuko urumva ngewe nabonye iyerekwa ntaramenya neza ko yapfuye numvaga nabigeze kuvangirwaho ntago ngiye ndavangirwa kuva nakizwa ntago ndavangirwa kubera ko niyi Imana impaye ubutumwa mbanza kuyibaza nimba ari ngira message nyinshi njya mpabwa sinzivuge hari igihe mbaza Imana nakumva itanshubije itanyemereye abantu basenga barabizi iyo ufite message Imana ikakwemerera hari uburyo tubyumva noneho ubwo uko ngewe rero nagumye nekereza kuri iryo yerekwa nagiye mpabwa imirongo hari umurongo wo mu kuva mu mategeko y'Imana ibice 20 ku murongo wa 12 harimo ijambo rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha
mfite bibiliya, nta muntu w'Imana ugenda adafite bibiliya, twanarisoma kuva ibice 20 umurongo waho 12 haratubwira kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe iguha. Hari n'andi magambo nagiye mpabwa ajyanye n'iyerekwa nari nagize rijyanye no ku rupfu rwa Dorimbogo. Nahawe irindi jambo riri muri Petero ibice 2, Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku 18. Nawe Imana yampaye. Yeretse kubwira gusoma. Yego. Ijambo rya mbere tubwiye ko ukubaha kugira ngo uramire mu gihugu iteka iguhaye. Yego. Ni ukuvuga ngo iryo jambo Imana yarimpaye ndarisoma, ariko ntago ndi buritindeho. Kuko kubaha kwa Vava ubundi Imana ikubwiye ubahe so na nyoko, ni ukubaha abakuru bose. Yego. Ni ukubaha abantu bakuru. Irya kabiri ryo rivuga ngo ki? Irya kabiri ni muri Petero, mu rwandiko rwa Petero rwa 2 twahasoma ni nayo biri kukuga ngo uzasome n'ahanga. Yego. Kuko Imana ntabwo iguhereza icyo kuvuga ngo ubure kuguha n'umurongo uzagufasha kwigisha abantu. Yego. Someraho gacya twigisha abantu badukurikiye muri kano kanya. Petero wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 18 aravuga ngo iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Amena. Iryo jwi abantu bashobora kuvuga ngo ese umuntu agira iyerekwa akumva n'ijwi gute? Basoma uyu murongo, Imana yivuze ijwi ryayo, uwo ishaka ko aryumva araryumva. Iri ni ijwi ry'Imana ryari rije rihamya Kristo, ryavugiye hejuru, abari aho bose bararyumva. Bivuze ngo nta muntu uba ugomba gupinga ko umuntu yavuze ngo Imana yambwiye. Imana iravuga. Rero ni ukuvuga ngo uyu murongo nuhamya ko Imana ivuga. None abantu batari buze kwemera ibyo uvuze ngo baraza kugirwa n'izihe ngaruka? Ntago navuga ngo abantu baragirwaho n'izihe ngaruka, kubera yuko na Yesu yarinze ava mu isi hari abamwemera n'abatamwemera. Rero ntago iyo turi kuvuga message y'Imana ntago tuba dushaka ngo abantu batwemere, twebwe tuba tuvuga ibyo twategetswe. Wanyemera utanyemera ntago bimpagarika kuba umukozi w'Imana. Abantu ngo ibiri kubigwa byose kuko wangaga Dorimbogo ukabagiza amahirwe akaba yataha. Yesu Imana itabari. Dorimbogo ntago namwanga kubera ko Dorimbogo nta kintu mpfa nawe, ntago nturanye nawe ngo naramusabye aranyima. Dorimbogo ntacyo mpfa nawe, namubonye gutyo yihitingira, ndamukunda nkuko nkunda n'abandi. Mfite abantu benshi nkunda batandukanye, nkunda abantu bose, ariko hari igihe ureba umuntu ukumva uramwikundiye cyane. None ukuvuga ngo ntago mwanga, abantu banyumva neza banyumva nabi. Ni message y'Imana. Ni message y'Imana. Bavuga ngo atanzweho igitambo, bamenye neza ko watambwaho igitambo kajana. Imana itaretse ko umwuka wawe ugenda, ntago bijya bikunda. Ndi umugabo wo kubihamya. Njyewe Satani yigeze kungambanira, abantu bashaka kumva bakanduga. Hari n'ikiganiro nacishijeho ku zindi mbuga z'uburyo kibandoze. Tuzafata n'umwanya tubigarukeho. Yego. Ariko se utekereza ko ari iyo mpamvu Imana yahisemo ko ari wowe ihereza ubwo butumwa bujyanye n'urupfu rwa Vava? Wabona hari n'abandi ariko bakaba batari kubivuga. Kandi buriya uwumviye Imana niwe ugenda. Imana ituma abantu. Imana yabatumye ngo muze mubwire abantu
ko dore imbogo yapfuye kuko yasuzuguye Imana? dore imbogo ntago navuga ngo apfuye kubera ko yasuzuguye Imana. Dore imbogo yishyize hejuru abwira na umukozi w'Imana, kandi umukozi w'Imana ntago yaraje kumusaba, ntago mbizi ariko nta kintu runaka nkeka yaraje kumusaba. We yaramuhanuriye nk'uko natwe duhanurira abandi, duhanurira abandi natwe bakaduhanurira, kandi ntago tubigira intambara. Niyo utabyumvishe hari igihe uhanurirwa ibintu bibi, hari igihe uhanurirwa ibintu bibi. Njyewe nubwo wenda ntabibwiye abantu, nubwo babona nambaye impeta ndi umudamu, ariko ntago nkibana n'umugabo, ntago mfite umugabo. Ariko njya gutandukana n'umugabo wanjye abantu barabimpanuriye dusengana, nanjye nkabyerekwa, ntabibwira umugabo kubera ko nabonaga dukundanye cyane, nkabona nta nzira byacamo. Noneho ariko biza kurangira koko tunatandukanye. Rero ni ukuvuga ngo mu gihe nabihanuriwe abantu dusengana barabizi, bamwe muri bo barabizi, ntago nigeze mbwira nabi umuntu wampanuriye ko urugo rwanjye nitutaba amaso rugiye gusenyuka. Ntago nigeze mubwira nabi. Hari n'igihe nasenze barampanurira, ariko nanjye iryo rikwa ryanciye imbere yuko ngiye gusenga, bantu mu mugabo wanjye baravuga ati hari message Imana yaduhaye turayikubwira uri kumwe n'umugabo. Ayo masengesho yari iminsi 3. Noneho ubwo nari nyarimo ari umunsi wa 2. Hanyuma nsubira mu rugo, kandi nayo kugaruka nyarangije. Nsubira mu rugo genda mbwira umugabo nayo ifite urwo ruhushya rwo kuza ndangije amasengesho. Nsubira mu rugo ngenda mbwira umugabo ntitujyane ku rusengero, tujyana aho turi gusengera. Ati se kubera iki? Ndamubwira we tugende, hanyuma iki tujyanye urakimenya ugezeyo, ni ugusenga nta bindi, ni ugusenga. Hanyuma aricyo ngira ngo mbwira abantu ko nta jambo Imana nyine ivuga ngo rihiri. Wenda story yawe n'umugabo tuzayigarukaho, oya dushaka no kutayigarukaho, tuzafata umwanya tuganire. Bishe ko ushobora kuba ufite n'amateka menshi, urumva menshi cyane, hari ibintu byinshi wakoze bibi, aka kanya ka ari umuntu wakijijwe, ka uri kwibara nk'umukobwa w'Imana, sibyo? Turabigaruka, ariko nanone ntago biri bumbuze kukubaza. Aka kanya uri kuba ko dore imbogo yitabye Imana, cyangwa se dore imbogo yapfuye kuko yasuzuguye Imana, yasuzuguye abakozi b'Imana. Ese umuntu witabye Imana biciye muri izo nzira bazajya mu ijuru cyangwa uzajya ikuzimu? Buriya rero ijuru umuntu nakubwira ngo runaka agiye mu ijuru cyangwa ntarigiyemo, uwo muntu akiri ku isi azaba akubeshye, azaba akubeshye kubera Imana yabikweretse hose. Naba mbeshyeye Imana, ntago naza kubeshya, naba mbeshyeye Imana. Gusa mfitiye gusa nabyo mbifiteho amakuru, ariko apana kuri dore imbogo. Njya ngira amakuru ajyanye n'iby'ijuru atandukanye, ariko ntago kuba dore imbogo yaba arimbutse cyangwa yaba agiye mu ijuru, ntago ari byo nje kuvugaho. Ariko uzabimenya? Oya, ntago nakubwira ngo nzabimenya, kubera ko uriya abantu bazajya mu ijuru ni Imana ibizi, na Yesu watubambye. Kubera ko Yesu ni uzatuma uzagaragaza abantu bamwizeye bagaca bugufi munsi y'umusaraba, bakemera kwezwa n'amaraso ye, abo ngabo akaba ari bajya mu ijuru. Rero no kuvuga ngo dore imbogo naba mbeshye mvuze ko urumva ko dore imbogo yishyize hejuru. Yaranatukanye, ngira ngo yaranatukanye, ko aratukanye n'icyo kwita abantu umukozi w'Imana ngo imbwa, ngo mayibobo, ukifata. Naho hise nkurikirana inkuru zitandukanye, ukifata ukavuga ngo ntago watwita ngo hariho numvisha avuga ngo abana ngo bavukiye iwabo ngo baba ari ibisi cy'amete. Ibisi cy'amete? Naratangaye igihe menye ko afite n'abana kandi adafite umugabo. Kwifata kuriya ni ukwishyira hejuru ugakabya. Bivuze ngo abantu bose babyariye iwabo yaranabatutse, kandi nawe arimo. Yashatse kwigira umuntu ukaze urenze, mbese umukobwa wiyubashye. Igihe nari nzi ko ari n'isugi, nari nzi ko ari isugi. Bira byose nabibonye nyuma y'uko iyo message nyihawe, ndi gukurikirana inkuru ze zose noneho ku murongo, kugira ngo menye neza koko nimba dore imbogo yarishyize hejuru. Mbona birambabaje kwifata ukavuga ngo abana ngo ni ibisi cy'amete. Yesu we, Imana itabare.
umurengere rwose nubwo yamaze kuva mu mubiri. Dore Imbogo yakoresha amagambo atari meza, yagaragaje ko hari ahantu yageze runaka harenze, hari akozwe mu byuma, yakoresheje amagambo umuntu ukiri ku isi atakagombye gukoresha, umuntu ugikeneye ubufasha ku bandi atakagombye gukoresha. Dore Imbogo yaragikeneye ubufasha ku bandi, ariko yakoresheje amagambo yo kwihenura nkaho nawe ari gufasha abandi, kandi yaragifashwa. Kandi hari abantu bakomeye banatukwa ariko ntibajye guterana amagambo, kuko kubyarira mu rugo ntabwo biba bivuze ko byaye urusyamete. Rya jambo giye ryaranandenze, gufata abana ukabita urusyamete. Urusyamete sune n'uruki byarandenze nyine jewe nk'umuntu. Urusyamete wari igiti? Ni ikintu ntazi jewe, ni ikintu gusa ndumva ari ikintu kibi. Wasanga ari n'ikintu cyiza. Oya, yaravuze ngo ntabwo yakwirirwa ahetse ngo urusyamete rudafite se rutagize gute. None bari Imana katwe kubitinda y'ibyo, katwe kujya. Ariko byarakubabaje? Jewe nababajwe n'ukuntu yatutse abo bantu, kandi nawe arimo. Ntabwo ari Imana yakubyababaje, ahubwo nawe bigiye byarambabaje, ariko nabyo byaba mu bibabaza Imana. Rega tutse abana benshi. None se ubwo ngubwo ku buryo wambwira ngo Imana yavuze ati reka zitwara umuntu. Ubu Dore Imbogo ni umuntu wishyize hejuru mu bantu dufite hano hanze abasitari bose. Wagira undi muntu wambwiye, wagira undi muntu umbwira wavuze ngo ntiyapfa kuko avutse vuba. Gira umbwira kuri YouTube. Kuri YouTube? Hano hari abantu benshi. Wenda ukuremo bariya bakobwa ntagiye kuvuga amazina ariko mba mbazi. Abahe? Sinshaka batazaya, ariko simbavuze nabi. Bambwire gake nta kibazo twumva. Ariko nabo ntago bajya bavuga ko batapfa. Nabaye? Ntago bajya bavuga ko batapfa. Ba Brianne, ba Jackie, n'abakobwa beza bagaragara kuri YouTube. Yishyize hejuru ariko ntago yavuze ko atapfa. Ntaho nigeze mbyumva. Yaranabyivugira ngo ari hafi n'ubundi we rwose nta kibazo n'umukandida urupfa arabyivugira. Ariko se none naho ndongera nkubaza. Komba nyine ari abakobwa ari abantu benshi dufite Jackie, dufite Brianne, dufite muri abo bose ntabwo ari n'aba Jackie gusa, hari n'abandi benshi n'abasore. Mbabona n'ubushize hari umuntu navuzeho mu kiganiro nanyujije ahandi, hari umuntu kandi n'umukozi w'Imana wishyize hejuru nawe avuga ko Pastor Claude. Pastor Claude rero nawe ntabwo yishyize hejuru buriya. Oya nta twe kumuvuga Pastor Claude nubwo yenda yaba atanyubuka. Inyigisho zo zivuga iki? Rero buriya buri muntu agira uko ahamagarwa n'uburyo ashoboye kuvuga. Buriya nibwo buryo ashoboye kuvuga. Pastor Claude ashoboye gusubizanya n'abantu, ashoboye kuvugana ku nkuru zitandukanye. Nicyo muziho, nta nubwo yakumva wamuvuze ngo azaceceke. Icyo nzi cyo ndamuzi nubwo wenda yaba atanze, ariko ndamuzi. Twigeze kuba turi kumwe turanavugana, nari ndi mu kibazo cy'umugabo wanjye icyo gihe afunzwe. Icyo gihe twaravuganye, ariko ntago mutindaho. Pastor Claude icyo nzi cyo nuko navuga ko azi guhangana. None ko dufite nyine abantu basitari bose bishyize hejuru, ninde uri bukurikireho? Oya, ntago nje kuvuga abantu bari bambwira ati ugiye gukurikiraho n'uyu. Kurumva hari ba Jackie wa mugani, hari ba Brianne, muri abo ngabo bose ninde uri bukurikiraho muri kano kanya ya Imana yamutwara, cyane ko urumva ko hari bari gukomeza kwishyira hejuru kandi ku bwinshi. Icyo mbwira abantu cyo ntago ngewe hano nje kuvuga ngo hagiye gukurikiraho runaka, ahubwo icyo ngiye kubwira abantu ni ukubabwira ngo bezwe kandi bareke kwishyira hejuru. Ni ukubabwira ngo uburyo bazamuka bwose, uburyo wazamuka kose, ushobora no kumanuka ugasubira hasi nk'utarazamutse. Ndakomeza nibaze, urumva n'ubundi kuki, urumva nyine nimba tufite uwo bita Jackie nawe ajya akora ibiganiro, ukabona arimo arasubizanya even gusubizanya n'abamureze akababwira nabi, agatuka runaka ushaka kumufasha ibintu nk'ibyo, sibyo? Ariko se kuki Imana ari Dore Imbogo yahisemo kwita umutwe niwe wishyize hejuru cyane kurusha bose? Buriya rero Imana iguhisemo, hari ibyo ibihagaritse, hari ibyo bishaka guhagarika. Buriya kuko ibizi impamvu. Ntabwo navuga ko
ari we wishyize hejuru cyane ngo akabye, ariko nanone yaranakabije. Nta muntu nigeze numva wita abana bavukiye iwabo iryo zina ridasobanutse, cyangwa ngo yigire marayika w'umucyo kandi yaraciye ibintu. None se ubwo wajya kubyara abana babiri bakaba iwanyu hatari ukuntu byacitse, ko rukwenda abantu tuba tutabizi. Ariko akantu ko kubyara abana babiri bagumyeho, impamvu nakagumyeho ni iyi ngiyi, ni uko yatutse abana bavukira iwabo, niyo mpamvu nakagumyeho. hanyuma kuba aterekana, wenda atarerekana abana be nanabigaragaze, ibyo bivuga iki? Nyine ni cya kindi cyo kwishyira hejuru, batamenya ko ari umugore, agumiza rye hiti y'abakobwa kandi ari umugore. Nicyo cyo kwishyira hejuru. Yego. Nuko bimeze ubwo ngo turi kugenda tubyumva. Hanyuma si ubwo ngubwo nyuma y'uko wenda ibi bintu bibaye kuri Dore Imbogo, biraza kwigisha iki? Biratanga irihe somo hano hanze ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu basigaye ku isi nyuma yo kumva ubutumwa bwawe wabagejejeho? Icyo ngira ngo mbwira abantu, icyo iyi message ishaka kuvuga ni ukubwira abantu kwicisha bugufiya kandi ntibatuka abakozi b'Imana. Buriya umuntu wese waguhanurira, kuko twebwe mu maso yacu, keretse nanone kuko tujye turi abakozi b'Imana, muri gihe harimo imbaraga z'ijuru.